mumeze mute? Uyu munsi rero nk'uko mubimenyereye iyi ni ya link yanyu nini ya phone tips, tubagezaho ibintu ushobora kuba uzi kuri telefone yawe cyangwa se ugomba kuba uzi kugira ngo telefone yawe ibe imeze neza. Ako ni kabakanga. So uyu munsi rero twihuse ndaza kubagezaho uburyo ushobora kugarura ama application ugeze kudownloadingaho ukoresheje Play Store. Ushobora kuyagarura, ushobora kuba waribagiwe amazina yayo, wenda warayidownloadinze ukibagirwa izina ryayo kandi ushaka kuyigarura. So tudatinze rero, mwibuke gukora like, ukore na subscribe kuri channel kugira ngo uzajye ubona update buri munsi uko dushizeho video. So tudatinze rero reka dukomeze. Yo urabona Play Store, ntabwo tudatinze cyane. Yo ujya kuri Play Store ukayifungura, ukajya hano utafungure, ukajya kuri my apps and games. Dukomeze. So ibintu byiteho, ukajya kuri installed, bakwereka system z'ama application ari muri telefone yawe. Gusa aho tugiye uyu munsi na kuri library, haba hari ama application ukiza kudownloadinga. So urabona hano kuri library hariho ama application menshi wigeze kudownloadingaho kuva aho wigeze kurishizaho telefone yawe, bijyana na email wigeze kugira muri telefone yawe. So ushobora gukanda install, ukongera ukainstalinga cyangwa se ukayakuramo bitewe n'icyo ushaka. So murakoze, nawe utaha. Nanone mbibutsa ko hari icyo wumva ko twakugezaho, wayishyira muri comment tugakomeza. Gukora subscribe ndetse na like kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi. Murakoze.